nararaga kuri matora y'abandi biragusaba iyawe biransaba amashuka biransaba ibase injereka udukombe cyangwa udutasi ibintu nk'ibyo ngibyo n'akagazi urumva ubwo ngubwo rero nk'abantu bakurikirana iki kiganiro bose mwantera inkunga bagutera inkunga nkava mu gasuzuguro ni ukuri n'Imana ibyumve igire icyo ikora ushobora kugenda muri iyo nzu yawe ukahita unabatumira ukavuga ati muze munsure uyu namwe abanyamakuru muzansura muri ko hari ibintu byahindutse kuri njye kugusura kambwiye Nzovu njyewe ndamutse habe hari Sandrine abana bawe n'umugore ahari dusangire ende umugore ashobora kuba adahari ariko abana bashobora kuba bahari kuko umugore agira akazi abagore burya baragira ibiki ariko abana bashobora kuba bahari ugasanga yenda nabatekeye ibintu nk'ibyo ngibyo byaba ari byiza ni ukuri byaba ari byiza abana bagisuye ku ishuri barize hari n'umuvandimwe mboneyeho no gushimira wanyuje amafaranga kuri Nyirabitanga abana rwose amakayi barayabonye ni ukuri rega Imana izatwibukira ku mirimo twakoze Nzovu nawe ujya ufasha abantu ubushobozi bwanjye mfite ndabafasha nta kuntu umuntu yaba anyuzeho avuze ngo araburaye nimba mfite ibyo bihumbi 5 turayagabana ni ukuri kandi Imana irabyumva sibyo kandi hari icyo iri bukore nta kibazo bizakunda kandi ibi bintu nakoze kubera Imana abantu bazabikunda kumwe na perezida wa siporo cyangwa n'abandi abafana barwa rutabura ntibari bahari uzi umuntu wari uhari nkunda amaci nawe nuko afite tubicano yarimo gufotora bamarayika ntabwo bari bahari ntabwo ibyo byose n'abanyamakuru baravuze ngo Nzovu ni umufana wa siporo niwe muntu uri kumwe n'ubuyobozi bwa siporo ariko Nzovu uvuze gutyo nibuka ikintu nigeze kubona akavideo kawe gacicikana uri gucengera muri stade byo byagenze gute birancengera hari habaye umupira mbona uragiye ucengeramo imbere uriruka hari habaye match ya Nuza iyo kipe yadutsinze ibitego 3-1 ni nyibuka gatonda y'ikubwira nayo ni ikipe bayitanga ikida ni ikipe yo muri Tanzania ni Yanga si Yanga ni ikipe ikomeye niyo twe twahuye nayo idutsinda ibitego 3-1 ariko abafana ba APR ntibaduseke buriya Yanga irakomeye Yanga iramutse we na APR nk'ungo APR abaki bafite ubungubu APR arya nk'ibitego nka 4 kongeye kubasuhuza abakunzi ba Abanziza family aho muri hose tubahaye ikaze mumeze mute mumeze neza Nzovu yagarutse Nzovu nagarutse kuri Banzizi family ntago nkiri umushyitsi ndumusango ubu hano ni mu rugo shatse nanaharara nkagira gute Banzizi family ndabakunda murankunda no kuri natwe turagukunda twagarutse muri another day another chance undi munsi andi mahirwe undi munsi andi mahirwe yego undi munsi andi mahirwe amahirwe kuri wowe ni urumva ukubayeho uyu munsi ejo bundi birahinduka na Nzovu uko yari ari imbere ntabwo ariko ntabwo ariko nkiri urabona uko reba inkweto nambaye mbese kameramani agerageza ayifotore sibyo ariko urebe mbere inkweto nabaga nambaye abenshi barabizi yabaga taro yahengamye yagize gute ariko urabona nambaye inkweto ikeye uyu munsi hari amahirwe Nzovu yabonye hari amahirwe ufite amahirwe arahari rwose amahirwe arahari buriya bajya baca umugani ngo inkoni ihira igihe urabona bitewe uzi impamvu ngiye kubivuga bitewe cya gihe cya kera uko Imana yavuze iti Nzovu azamera neza muri iyi myaka ineye mu gusaza kuko burangiye iyo ndebye icyo Imana irimo kuntegurira mu myaka yanjye nka 60 umukobwa wanjye Sandrine ariga mu wa kabiri segonderi ngereka mbabyiza ukuri Sandrine imfura yanjye aransumba ni muremure yakandagira kuri mbriyage namara gufata indangamuntu nzamushakira
perime ngere gute ayikoreye ku giti cyiwe yiga imodokari namara kuyiga muri ya myaka 30 igihe nzaba ntagishoboye azantwara atware mama wiwe nanjye abari imbere umukobwa wanjye ndamukunda sibyo naramubwiye Sandrine ndagukunda niwe ngize ko uzaza uyobora abasaza bawe mfite abahungu 3 n'umukobwa umwe umukobwa wanjye w'imfura namugize urabona cyara byo bitaga babyitaga ngo ni umwami w'umuryango cyangwa sinzi ko umukuru w'umuryango Sandrine umukuru w'umuryango wanjye azayobora abasaza biwe kuko we abarusha ubwenge nimba umuntu yiga secondaire bakiba primaire azaza bigisha bagire gute nagira secondaire université bamwe atangira bishyurira akazi bige niyo mpamvu mu bahungu banjye nta uzasuzugura Sandrine Nzovu ni ukuvuga ngo rero mu gihe cy'ubusore bwawe mbese amahirwe yawe yaje utangiye gusa imyaka itangiye kuzamuka sibyo kuko mu busore bwawe wacuruzaga CD curuza amasede ngira gute ivumbi nambaye nabi ngira gute ariko urabona ko ufite amahirwe reka nkubwire ubu ngewe nambaye gutyo uko nabo nambaye ahantu hose na hamwe nk'ubu ejo bundi ndi kumwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sports kandi Rayon Sports biri kumwe n'abakire ndi kumwe n'abamuvunyi ndi kumwe n'aba Denis Gacinya ndi kumwe uri wayoboye akarere ka Nyanza Budara Murenzi ndi kumwe n'aba Prosper ndi kumwe n'ubuyobozi hano hafi ya stade cyo kwasha mbashimire nahavuye mpakuye amafaranga agira ku 5000 kuko umuntu wese avuga ati reka tugukandira akanyenyeri navanye 5000 kubona ko waba uri kumwe na Perezida wa Sport cyangwa n'abandi abafana barwa utabura ntibari bahari uzi umuntu wari uhari nkunda match nawe nuko afite tubicano yaramo gufotora bamarayika nago bari bahari ntabwo ibyo byose n'abanyamakuru baravuze ngo Nzovu no umufana wa Sport niwe muntu uri kumwe n'ubuyobozi bwa Sport ariko Nzovu uvuze gutyo nibuka ikintu nigeze kubona aka video kawe gacicikana uri gucengera muri stade byo byagenze gute birancengera hari habaye umupira mbona uragiye ucengera mwe imbere uri hari habaye match ya Ntuza iyo kipe yadutsinze ibitego 3-1 ni nyibuka gatonda y'ikubwira nayo ni ikipe bayitanga ikida ni ikipe yo muri Tanzania ni Yanga si Yanga ni ikipe ikomeye niyo twe twahuye nayo idutsinda ibitego 3-1 ariko abafana ba PEN ntibaduseke bura Yanga irakomeye Yanga iramutse na APR nk'ungo APR abaki bafite ubungubu APR nk'ibitego nka 5 Yanga irakomeye urabona Yanga iri mu rwego rwo hejuru ifite abakinyi bahenze ifite ubushobozi Yanga hamwe bura za kipe za Tanzania zirakomeye ni za kipe mu marushanwa ya Ntuza ya Afrika zigira kure hakomeye ntibigutangaze ko za kipe zitsinda Mazembe za kipe zo muri Kongo bari mu rwego rwo hejuru abafana pe batumva ngo twakubiswe ibitego 3-1 ngo bishime usebo ko bagiye mu kagoro kabahizi ntibavuyemo bafite 0 bangiye nkunda Rayon ndayikunda iri ku mutima impamvu kandi ndi ku mutima mvuka Nyanza ku Rwesero musinga ni data wacu kunetse ko bibanze ko winjira kuba bibanze ko winjira nkabona cengera mu ntago bigize banga ko ninjira ntantu babifashe bumva yuko birango nabikoze ngo match itangiye ngiyewe match yatangiye ndi ku mahoro twebwe dutsinda igitego cya mbere naye ndi ku mahoro cyaba ndi ku mahoro no cyagiye bira bintu nakoze nabikoze match irangiye hari mu hafi saa 2 za nijoro saa 2 za nijoro ngewe narasohotse muri stade hari umuryango wari ufunze ngewe twarageze n'abandi bafana benshi nandi kubona abamarayika n'abandi twebwe dushaka kugira ngo badufungurire
tujya gusuhuza abakinnyi ba siporo numva hari abagendera ku mategeko barabyanga bavuga ngo twajya tugateza akavuyo barabyanga aho hari abasekirite n'abaki ariko babyanze kuko njyewe mbe mukubye cyangwa reka mbe nyifunze gato ntabwo umuntu nteze akavuyo ndi mu kazi noneho babyanze bavuga ko njyewe ndi umusenyi nshaka gusuhuza abakinnyi bagenzi banjye kandi abakibura nabo ni abasitari cyane noneho njye nabanje gukora imyitozo narayibonye wabanje ukora ndi umwana w'i Nyanza buriya imyitozo nacungaga hari ahantu ukuntu hareshya sibyo nkora imyitozo mvuga nindamuka ndyamye biriya byuma biraza kunkometsa inda hari ahantu ndi buhace hari hatoya namanutse gutya buyoka manuka cyamenta ninjemo abasekete bari imbere bashaka kundwanya bashaka kumfata ndabakwepa imbere masanga abantu bari bameze nk'ababosa bahita none bangiza ku mutwe wa siporo ninja mutwe ya reyo ndagira nsuhuza abakinnyi ndabasuhuza bose bafite inzovu baba banzi ko ndi umusitari ndangije bisi nayisohotsemo ndigenda njya kwinywera inzoga kuko ikipe yacu hariya mu migena nahise ninywera nzovu nese uyu munsi ubuzima bwawe bumeze gute ubuzima bwanjye uyu munsi bumeze neza nta kibazo uri kuba hese numvishe ngo sinzi ni hehe uri kuba muri iyi minsi nari mfite ahantu nari ncumbitse hari umuvandimwe wanjye mbone no gushimira yarancumbikiye guhera mbere ya covid mbere yo kuguma mu rugo covid uziko yabaye hari ubwo covid yabaye mu mwaka 2019 nibwo covid yatangiye imaze imyaka 3 ubwo icyo gihe twari turangije filime bita Metero Nzovu ikimara guhagarara uwo mutipe kuko nawe afite bamwita Papema yari afite YouTube channel bita Musana uwo ngubwo arambwita se Nzovu ko nshaka ko turadukorana ngewe icyo gihe nabaganira bita mugashyekera oya muri Sodoma oya nabaga hano i Masoro kuko niho icyo gihe nabanaga na mama Sandrine muri covid ariko mama Sandrine icyo gihe twari tumaze gushwana usigaye nibana njyenyine ubwo mpitambwiye nta kibazo twazadukora arambwita uturuka kure ngwino nguhe icyumba uzaza uraramo yego nta kibazo ikanze nta kibazo ndaza arambwita iwe Nzovu narakubonye numva ndagukunze ariko nuko ngiyewe uzaza nkora ikiganiro kimwe ariko nubwo utanagikora ntibyabura kutazaza ngo urare hano wowe uzaza ugenda ugira utariko nushaka kuryama uzuryama kubona uko byagenze ntabwo twakurikije ibintu by'ibiganiro naba mbeshye kuko n'igihe ngewe hashiraga nk'ukwezi nta n'ikiganiro mukoreye nta n'iki mbese ni wa muntu wari warankunze famiye yiwe kuko avuka za Ngarama mama warankunda akajya ate twajya kwibuka papa wiwe tukajyana twagira gute mbayeyo nkazaza nasanga ibiryo bihe nkarya nkagira gute ubwo mbese wahabaye iyo myaka yose iyo myaka narayihabaye ndayihaba ngira gute ariko bigeraho numva yuko ngomba kujya gute kuhava kuko urumva uwo mupapa murusha imyaka umudamu we murusha imyaka numva yuko nakagombye kujya kwishakira inzu yanjye nkayikodesha kugira ngo nibura nijya no gusubirana mu Sandrine mvuga inti rutsana cyangwa kuko uzina impamvu nanone nashatse inzu hari ukuntu abana banjye iyo bageze mu biruhuko Sandrine nabasaza ati papa waze tukaza kugusura tukarara
ukaza tukagusura noneho nkatekereza nti abana bazansura nanjye mfite umuntu wancumbikiye abana kandi njye uburiri nararagaho naranaga na muramu w'uwo mugabo habwise abana banjye tuzarara ku buriri ese umuntu arancumbikiye abona n'abana banjye baraje habwise wafata icyemezo nkakodesha inzu yanjye bya bintu narabikoze mbonera no ko umuntu wabimfashijemo ni umudiyasipora bita Nzeko aba muri Amerika niwe wanyohereje amafaranga 120 byo gukodesha inzu aho abandi baburiye Imana ihore imwongere. Iyo kohereje 20 wishyuye amezi angahe? Ni amezi 2 kuko inzu ni 50 n'ishamburete ariko nziza ariko shamburete ubwo se uzayibonamo ngo se nka madame avuze ngo ntabwo iyo nzu nakodesheje niyo ubamo ubu ntabwo ariyo nzabonamo n'umugore mama Sandra indi nzu abamo ifite icyumba na salo yishyura 35 ngende tujya gusubirana tuzashaka 100. Yego kandi nukuri Imana ni bijyemo rwose musubirane Nzovu ubu ngubu uri kuba muri iyo shamburete. Iyo shamburete ntabwo ndayibamo naraye kuri uwo mupapa papema niho naraye ariko byanze biko n'ibintu byanjye naho bikiri imyenda yanjye inkweto zanjye ubwo ngubwo ariko uri guteganya kujya kwibana nkava mu rugo rw'abandi mbafata nk'abana banjye ni amakosa. Ni ukuvuga ngo ubwo se ubwo iyo shamburete ufite ariko ibikoresho ariko birimo ibikoresho urumva nimba ngiye kuba nabaga mu rugo rw'abandi hari udukoresho nkibura urabona biransaba kugura amatora nararaga kuri matora y'abandi biransaba amashuka biransaba ibase injereka udukombe cyangwa udutasi ibintu nk'ibyo ngibyo n'akagazi urumva ubwo ngubwo rero nk'abantu bakurikirana iki kiganiro bose mwantera inkunga bagutera inkunga nkava mu gasuzuguro ukuri n'Imana ibyumve igire ikikora Imana irabikora njye Imana irankunda iragukunda natwe turagukunda rwose mbonera no gusuza umukobwa ukundana na Nzeko rwose narabimugejeje ariko iti Nzovu zabimbwire sinakubura n'amashuka 2 harya ubwo matera igura ngahe matera ushaka igura ngahe matora nshaka rega buriya ibintu biza buhoro nubwo yaba ya 70 ingahe ya 50 yabihagije ya 50 ndumva nk'ibikoresho ushaka byo mu nzu subwo iyo utekereza umumva byagutwara nkangahe ntabwo ari menshi byafato yose hamwe ku buryo uvuga ati ngiye Nzovu ubu ngubu inzu yanjye ariko buriya kubivuga aka kanya nanone kandi urabona y'abantu bagiye kukuremera abo tubwiye bashaka kubikora nyuma y'iminsi 3 cyangwa ariko ngiye ibikoresho nkeneye birengeje 150. harimo na materase nta cyazo ugura amatora make ntabwo wowe utangira ibintu buhoro 150 havamo matera havamo matora ya makeyo amabase akagazi gaze nzakubona gaze igura ngahe se gaze kuri station hano bavo igura 150 cya gicupa no kwishyiramo ntabwo nshaka gaze y'amashyiga 2 izazenze z'abakiri ushakiye 50 hagasigara 100 sibyo 100 urakuramo mu matera yanga 50 subwo yindera avamo iki matora ni yabase ibase harava muri 50 haravamo ibase udukombe udusahani kuko ntabwo nimba ngiye kuba muri shamburete nakwicwa n'inzara ko mbafite nkavuga ni zaneka ku kavange nanarya ibikene cyangwa n'abana banjye nibaza kunsura Sandrine mvuga ni asanze ibyo kurya arahita atekera abasaza biwe abana banjye bajye bansura muri vacances cyangwa mu weekend ibaze bandaza kandi ibyo bintu byakunda uzi ko ushobora kugenda muri iyo nzu yawe ukahita unabatumira ukavuga ati muze munsure uyu namwe abanyamakuru muzansura muri ko hari ibintu byahindutse kuri njye kugusura kandi Nzovu njyewe ndamutse habe hari Sandrine abana bawe n'umugore ahari dusangire Enzo umugore ashaka kuba adahari ariko abana bashaka kuba bahari kuko umugore agira akazi abagore buriya baragira ibiki ariko abana bashaka kuba bahari ugasanga yenda nabatekeye ibintu nk'ibyo ngibyo byaba ari byiza ni ukuri
byaba ari byiza abana bagisuye ku ishuri n'ubu barize hari n'umuvandimwe mboneyeho no gushimira wanyujije amafaranga kuri Nyirabitanga abana rwose amakayi barayabonye. ni ukuri rega Imana izatwibukira ku mirimo twakoze. Nzovu nawe ujya ufasha abantu ubushobozi bwanjye mfite ndabafasha nta kuntu umuntu yaba anyuzeho avuze ngo araburaye nimba mfite ibyo bihumbi 5 turayagabana. ni ukuri kandi Imana irabyumva sibyo kandi hari icyo iri bukore. nta kibazo bizakunda kandi ibi bintu nakoze kubera Imana abantu bazabikunda kuko nimba abantu bumvagaho narindi bazabikunda Nzovu. ngaho gira icyo ubwira abanziza family gira icyo ubabwira icyo nabwira nk'akantu k'akamesaje wabahereza abafana b'Abanziza family. abafana banzi family Abanziza icyo nabwira abafana bankunda cyangwa abafana bakunda Abanziza family murabona hari ibyo nkeneye kandi namwe mwifuzaga yuko nasubirana na Mama Sandrine tuzasubirana mu kwezi kwa mbere mukansaba kuva ku muntu wari uncumbikiye ubu ngubu iri joro ndarara mu nzu mfite navuye mu icumbi navuye ku bantu bari bancumbikiye rwose ni mu ntera inkunga ku Banziza family ibyo ndimo kubura mu ntera inkunga rwose mwabyumvise ni ukuri kw'Imana ariko kandi muri ab'agaciro ndabakunda namwe murankunda natwe turagukunda Nzovu turagushimiye cyane ko witabiriye ubutumire bwacu kandi hano ni mu rugo si mu rugo hano ni mu rugo rwose nta kibazo ubutaha nubishaka nzakwereka iyo nzu nakodesheje navuye mu bari bancumbikiye ni chambrette ariko uzahita uvuga ko namaze gutera intambwe imbere kuko nabibwiye Mama Sandrine arishima ati wabuze ubwenge kera mu n'imyaka 50 n'ingahe ucumbikirwa nabo ubyaye gute ariko icyo gitekerezo watekereje ni cyiza kandi n'umuntu wese Imana izakimfashamo ni ukuri kw'Imana nzasubira na Mama Sandrine mfite aho ubonega buriya iyo ukodesheje inzu buriya ni byiza cyane ugaragaza igikorwa cyiza. Nzovu turagushimiye ko wabanye natwe abakunzi ba Abanziza family nimba muba muri Amerika twebwe ubu turi ku manywa mu masaha ya saa sita n'ibindi namwe muri mu kazi cyangwa murimo kwegera amasaha y'ijoro nimba bagiye kuryama ariko nabo bari mu masaha yacu turutanwa igihe gitoya. urumva twebwe dukurikirwa n'abantu bose hari n'abari Musanze abari muri Kongo abari mu Burundi abari mu Ngozi abadukurikiye muri mu kazi muhaye muronke abaryamye muryame ibitotsi byiza buke mujye mu kazi kandi mbaje gusuhuza abarundi za Ngozi za Muyinga za Gitega i Bujumbura mu Buyenzi mu Bwiza ese Nzovu wabwo arenga igihugu ubwo se mvuze aho hantu i Burundi ntarahageze wagiye mu Burundi i Burundi i Bugande igoma muri Kongo mu Birere Tanzania bita Kabange aho hose narahageze. yego mana